mwiriwe mwese abakurikirana kuri channel yacu yitwa Ukuri Kukavuga. Izina ry'Imana yagucyoro kandi namwe umugisha no kumwe. Mbere dutangira reka tuze gusenga Imana. Mana nyirihe waje gushima ko waturinze twese abaturage bagucyubahiro. Uje ngo dusoze inshingano waduhaye kubwiriza amahanga yose ubutumwa ucishe bugufi kandi duhamagara Umwuka Wera kugira ngo adushoboze gukora ibikwiriye kandi izi nyigisho zizemerera kuzisanga ibyo bikwiriye izina rya Yesu, amena. Bavandimwe turabasuhuje mu izina rya Yesu, izina ry'Imana yawe icyubahiro. Nk'uko twabibabwiye rero tugiye kujya tubagezaho ubutumwa cyane cyane ibijyanye n'iyobokamana mu buryo bw'inyigisho, kandi babahaye video ya mbere bari tubagejejeho uko ibiganiro bizatangwa, tubaha insanganyamatsiko ibyo tuzagenda twibandaho. Ariko mbere yo kujya ku bikomeye nagira ngo tubanze turebe neza, dufate ibyoroheje, tubanze dutire fondasiyo tugiye rero gutangirira tureba Bibiliya, kureba uburyo Bibiliya ni iki, Bibiliya yaje iterwa n'iki. Tuzakomerezaho nitumara kubona nibura iby'ibanze kuri Bibiliya, nibwo tuzinjiramo imbere tugenda dusubiza bya bibazo bikomeye abantu benshi bakibaza, abantu benshi batarabona ibisubizo. Tuzajya tugenda tubitangaho mucyo, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Murakoze rero, reka dukomeze ni presentation ngufiya. Nk'uko nabibabwiye, tugiye gutangirira nyine tureba Bibiliya. Aya magambo yanditse hano muri kubona aravuga ngo igituma turyoherwa no kwiga Bibiliya ni ugusobanukirwa n'amateka yayo. Ibyo ni ihame. Utarasobanukirwa amateka ya Bibiliya ntacyo ushobora kumenya, ntabwo ishobora kukunezeza kuko uba utaramenya ibyo urimo ibyo ari byo, amateka yayo. Ni cyane icya kabiri, reka tujyane neza konse ese Bibiliya irimo iki. Ibi rero umaze kubimenya kandi ugasobanukirwa n'uko Bibiliya ari bumwe mu buryo Imana ikoresha ndetse no ku bantu bita tugira ubushake, amina, excitement. Tumaze kumenya history yavuye hehe, tumenye ibirimo, tumenye kandi ko ari ubutumwa Imana igenera. Rero bidukangurira kwicukumbura none, ari nabyo tuzakora nitumara kumenya amateka yayo. Tumaze kumenya ibirimo, tumaze kureba koko niba ari ubutumwa Imana yaduteguriye kugira ngo tuganira natwe, tuzinjiramo noneho ducukumbure tumenye uburyo Imana yari yarateguye kera inzira kugira ngo tubone uko tuzaba tuganira nayo kandi mu buryo buhoraho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nitumara gusobanukirwa ko Imana yakoresheje ubushobozi bw'abantu, iki nacyo ni ikibazo kijya kiyobera abantu. Yakiyobera abantu iyo abantu basoma Bibiliya bagasangamo amagambo y'abantu. Pasiteri Mpyisi yaravuze ngo Bibiliya irimo amagambo cyangwa amagambo yanditsemo, harimo amagambo Imana yivugira ubwayo, harimo amagambo abantu bavuze, ariko harimo n'amagambo ya Satani. Ni ukuvuga ngo ibice bitatu byose tuzabireba. Ese koko aya magambo yose ko tuyita ko yahumetswe n'Imana, ariko tugasanga arimo amagambo abantu bivugira ubwabo, nk'aho Pawulo avuga ati njyewe ubwanjye, njyewe nka Pawulo. Ugasangamo amagambo aho inzoka ivuga ngo usomye mu Itangiriro. Ibyo byose rero tuzabireba, turebe impamvu aya magambo ashobora kuba yitwa ibyahumetswe n'Imana, turebe ducukumbure tumenye impamvu Imana yashatse gucisha ubutumwa mu bantu, ubushobozi bw'abantu, amina. Kandi tuzareba turebe neza koko ko abantu banditse igitabo bari bayobowe n'Umwuka w'Imana. Ibyo nibyo bizatuma tumenya imiterere nyayo ya Bibiliya. Icyo hano nanditse mu Cyongereza, nature and content of society.
ibyanditswe bitagatifu biteye bite, biravahe, birajyahe, byandikiwe bande, bigatuma iki? Amen. Reka dukomeze turacyari mu ntangiriro. Ahangaha handitse ngo dukwiriye kumenya ko ijambo ry'Imana, aha mwumve neza, ryatugezeho binyuze mu ndimi z'abantu. Niyo mpamvu uzasanga abantu bamwe bavuga ngo ibi byavuzwe na runaka, ndetse rimwe na rimwe kubera ko byagiye bivugwa n'abantu batandukanye mu ndimi zitandukanye, twagerageza kubisobanura mu ndimi zacu ukaba wavuga ngo abo bantu baratandukanye, ariko mu by'ukuri ibyo nabyo tuzabireba. Ese imvugo ya naka itandukanye n'imvugo ya naka, bihura bite, bisobanurwa bite? Kuko turizera neza ko Imana izaba ituyoboye, atari ukugendera gusa mu nyandiko no mu bumenyi, ahubwo Umwuka Wera azaba ari kumwe natwe kugira ngo ibyo tubagezaho bibe ari ukuri koko kuzuye, ari ukuri kuzuye. Ikindi twavuga muri iyi nteruro ya kabiri muri gusoma ahangaha, mu Isezerano rya kera ubundi ryandikiwe Abayuda, ariko ryari ishyanga, kuko tuzayibona Imana yari yateguye kugira ngo umucunguzi azarinyuremo, ariko abone uko agera ku isi, yereke ab'isi bose twese tumwakire dukurikije ijambo ry'Imana. Usanga rero ku Isezerano rishya ritangizwa cyane cyane na Matayo kugera muri Yohana, naho bavuga ubuzima bwose bwa Yesu n'inyigisho yagiye yigisha, kandi bikaba byari biteguriwe kugira ngo Abisirayeli bamenye ukuri, ndetse natwe ab'isi bo muri icyo gihe tubashe kugera ku musaraba wari ugamije kuducunga. Ibi ngibi nagenda bivuga nihuta, ariko ushobora guhagarika video yawe noneho ukagenda ubisoma ubikunze, ndetse ukajya dushyiraho naho ushobora gushyira amagambo muri Bibiliya. Twakoresheje Bibiliya yera 1993, ukagenda wongera ugasoma aya magambo, ukagenda uhabwa ubusobanuro urushijeho ugenda ubuzanira twakubwiye. Izina ry'Imana ryawe. Kandi nibutsa ko uramutse unyuzwe n'ibyigisho byacu, ujya kuri channel kuri YouTube ukareba channel yitwa Ukuri Kutavugwa, ugakora subscribe, ugasharinga, ukageza abandi, ukababwira ko hari channel igiye gutanga umucyo ku bintu bimwe bitavugwa muri Bibiliya ndetse no mu zindi ngero, nk'uko twabivuze muri video yabanje, hanyuma tukagenda twungurana ibitekerezo. Reka dukomeze. Iyo dusoma dusanga ko Umwuka Wera utangira kugaragara cyane muri Isezerano rishya, kuva mu byakozwe n'intumwa ndetse kugeza mu gitabo cy'Ibyahishuwe, ariko nawo wari ugamije kuba uyobora abigishwa kugira ngo babeho ubuzima burimo Imana. Niko kamaro Umwuka Wera uzagenda kubireba muri buri gitabo, kuko uzabikurikirana. Izina ry'Imana rishimwe. Ntabwo rero nshaka gutinda, kuko turacyari mu ntangiriro, turagira ngo tubabwire aho bikomoka. Nituza kwinjiramo tugakemura bya bibazo by'amatsiko, tuzabe tuzi neza ko ibyo tuvuga tuzi n'aho bikomoka. Bibiliya rero ni iki? Bibiliya ubundi bituruka ku ijambo ry'ikigiriki rwose. Iri jambo kandi ijambo ryakoreshwaga mu nyandiko z'ibyatsi, abantu ba kera bandikaga ku byatsi, ndetse ibyatsi byakundaga kuboneka mu nkengero z'uruzi cyangwa se umugezi wa Nili, uko mwabyita, ndetse no muri Egiputa bakabyandika. Ururimi rwabyo rero mu rw'Icyongereza babyita papyrus. Izi papyrus abize amateka mwarazize, ndetse n'izindi zandikwagaho mwarazize. Izi rero nizo zabaye inyandiko za mbere zanditswemo nyuma y'uko habayeho kwandika ku mabuye. Nk'uko turaza kubibona ko Imana ubwayo n'akaboko kayo ariyo yatangije gahunda yo kwandika izi nyandiko yanditse ku bisate by'amabuye. Nyuma ya Yesu rero abakristo batangiye gukoresha ijambo bashaka kuvuga ibyanditswe byera. Mwibutse ko ibyanditswe byera n'ubundi byaravugwaga mu gihe cya Yesu Kristo, kandi icyo twita Isezerano rishya ryari taratangira kwandikwa. Bivuga ko
ibyanditswe byera inspired word of God byatangiye na mbere ubwo Imana yandikaga amategeko 10. Noneho Mose nawe agatangira kwandika biriya bitabo uhereye ku gitabo cy'Itangiriro nk'uko turaza kubibona. Iri jambo rero Biblos cyangwa se Bibiliya muri uyu munsi urikoresha nk'urwunge rw'ibitabo 66 dusanga muri Bibiliya ya none. Tubibutse ko ibi bitabo 66 byatoranijwe mu bindi bitabo byinshi abantu bagiye bandika. Ibyo nabyo tuzajya kuvugaho icyo twita canonisation cyangwa canonization muri Cyongereza. Uburyo ibi bitabo byagiye byegeranwa abantu bayobowe n'umwuka w'Imana bakagenda begeranya ibitabo bisa, bakagenda babasha kumenya neza mu bitabo bivuga Imana ni ibihe, akagira n'ibindi bagenda bakuramo. Niyo mpamvu muzasanga hirya y'ibitabo 36 mushobora kubona ibindi bitabo ariko bitemewe ko bijya umuzingo w'Bibiliya bikajya ruhande, bimwe bigasoma mu bitabo by'amateka, bimwe bigasoma mu bitabo by'ubwenge cyangwa ubuhanga, ariko tuziga uyu munsi wumve ibitabo 66 cyangwa se inspired word of God. Reka dukomeze. Iyi foto rero mubona ni ifoto igenda igaragaza uburyo Bibiliya yatangiye kugenda yandikwa, ibyo bitaga imizingo. Isezerano rya kera abakristo bakomeje nyine kuryita ibyanditswe, scriptures, ibyanditswe. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo 32 barabivuga, abandi bakavuga ibyanditswe byera, Holy Scriptures. Holy Scriptures dushobora gusanga mu rwandiko rwa Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo 16. Abandi babyita ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana, the word of God. Ushobora gusanga muri Mariko igice cya 7 umurongo 13. Ariko hari n'andi mazina abantu bagenda bavuga byahumetswe n'Imana, byanditswe ijambo ry'Imana. Nuko aya rero niyo y'ingenzi twavuze, ariko dushaka gusesengura tumenye Bibiliya ni iki, kugira ngo nituza kuyinjiramo tugenda dusubiza bya bibazo bimwe by'ubujiji, bimwe tukibazaho byinshi. Niba tuzabe tumenya ngo Bibiliya yaturutse he, Bibiliya ni iki. Niyo mpamvu mbanje kuba introduction kuri Bibiliya, kugira ngo nitumara gufata nibura amagambo y'ibanze, tumaze kubona fondation, tumaze kubona iby'ibanze duheraho, tujye twakwinjira neza muri Bibiliya. Tuzayisoma yose ariko tuzagenda nibura dusoma ibice bimwe dusubiza ibibazo abantu baza kubisubiza. Muri iyi paragrafu ya 2 navuze ko kuba n'ubundi ibyanditswe kera ibyanditswe byera byatumye na nyuma yo kuza kwa Kristo abatangiye kwandika nabo bandika ibintu biremerwa ko bari bayobowe n'Umwuka Wera, kandi nabyo bitangira kwitwa ibyanditswe byera, biza bisanganira ibyari byaranditswe mbere. Imana yavuze ibi rero mwabisoma muri rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Petero, nako rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 15 Reka dukomeze. Wese kwandiko byatangiye ryari nagiye mbivugaho, ariko dongere mbibutse ko mbere yuko ibyo twita ibyanditswe byera cyangwa inyandiko zera cyangwa Bibiliya bitarabaho, kera n'ubundi Imana yamwe cyangwa yahoze ivugana n'abantu imbona nkubone, igakoresha abantu muri kuko yahamagaye Mose ikamuvugisha imwigaragarije mu gihugu cyaka ariko kidakongoka. Muzi ko yagiye ivugana n'abahanuzi ba Samweli, ba Eliya, abahanuzi benshi. Imana ikamuvugisha, none kavuga ngo mugende mu buryo bwo kuganira. Abaheburayo rero babivuga neza ko imbere Imana yavuganaga n'abantu mbona kubone binyuze mu bakurambere bacu, mu bahanuzi, ariko tubona ko inyandiko ya mbere nk'uko nabivuze kare yagaragaye igihe Imana ubwayo yandikaga n'ikiganza cyayo, yandika amategeko 10 ku musozi Sinayi, yandika ndetse ku mabuye gusa y'amabuye ari nayo foto ariko nashyizeho hano hejuru. Ibi
ibisate bibiri by'amabuye Imana yahaye Mose imaze kwandika amategeko ngo mugende muyashyire Abisirayeli bajye bayasoma kandi bayakurikize. Bivuye rero kuri Yesu Kristo, undi mugabo watangiye kwandika ni Mose bivuga ko ariwe wanditse igitabo cy'Itangiriro, kuva Abalewi, kubara ndetse no gutegeka kwa kabiri. Ntabwo nabishyizeho mubabarire, ariko ndabivuze gutegeka kwa kabiri. Ibitabo rero bitanga ibyo twita Pentateuque cyangwa ibitabo by'amategeko. Mubabarire kuba integura presentation ntabishyizeho, ariko ndabivuze ibitabo bitanga. Igihe cyari hari mu mwaka w'1400 mbere yo kuza kwa Kristo, kandi muri Abisirayeli Mose yatangiye kubyandika Abisirayeli bataragera hehe, bataragera mu gihugu Imana yari yabasezeraniye. Nibwo muzasoma Bibiliya neza, muzasoma uko Mose yatangira akicara akandika, ejo mu gitondo ibyo yanditse akongera akabisomera Abisirayeli. Nuko rero ibyanditswe byera byatangiye kwandikwa mu 1400 imbere ya Yesu Kristo. Ibyo ni ibitabo byatangiye, tuzabireba byose kugeza ku gitabo cya nyuma cy'Ibyahishuwe. Akaba ari urwandiko rwanditswe na Yohana, yeretswe ari ku kirwa cy'i Patimo aho yari afungiye. Ibyo nabyo tuzabirebaho, yandikiye amatorero yo muri Asiya. Abahanga rero mu bya Bibiliya bavuga ko bishobora kuba igitabo cyaranditswe hagati y'umwaka wa 70 ndetse n'uwa 96 nyuma ya Yesu. Bishatse kuvuga iki? Ko ntabwo kubera ko kera kalendari zabaga zirimo umuntu avuga ngo ibi byanditse none ku itariki n'iyi ukwezi kunuku. Niyo mpamvu uzasanga ko ibitabo byinshi tugenda abahanga mu bya Bibiliya basobanura, bagenda bagenekereza bakavuga ngo gishobora kuba cyaranditswe hagati y'umwaka n'uwahangaha. Ibizabatungura rero mugiye ku kindi gitabo bakababwira ngo Ibyahishuwe byanditswe muri 70. Ibizabatungure mugiye ku kindi gitabo bakababwira ngo Ibyahishuwe byanditswe muri 96 cyangwa se hagati muri 80. Ibyo ndumva bisobanuye neza, bizabagore reka dukomeze turebe amateka noneho ya Bibiliya. Ibiri muri Bibiliya byanditswe n'abantu bayobowe n'Umwuka Wera. Iki kintu nkomeza kukigarukaho cyane kuko iki kintu gitera urujijo. Ni ibyahumetswe n'Imana nibyo koko, ariko byanditswe n'abantu. Ibi rero bizadufasha, nimwumva ibi bintu bizadufasha mu kugenda turushaho gusobanura amagambo bitewe n'uko abantu bavugaga mu ndimi zitandukanye, bagakoresha imico itandukanye, bakandikira ahantu hatandukanye. Birumvikana ibyo bizadufasha cyane mu kumva Bibiliya no kugenda dusobanura cyangwa dushyira umucyo kuri bya bibazo bidukomerera. Ibi rero byari bigamijwe kugira ngo tuzabashe kumenya Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana, kandi nitubasha kwizerera muri ibi tuhabwe ubugingo buhoraho. Aya magambo ushobora kuyasoma neza ukumva injyana yayo muri Yohana igice cya 20:30 ndetse n'uwa 31. Bavandimwe, reka nongere mvuge ko Imana icyatumye itegura uburyo bwo kwandika nuko yari izi ubutumwa ishaka gutanga, amagambo ishaka kuganira n'abantu batakomeza kuyahererekanya nk'uko kera byari biriho, ibyo twitaga uruhererekane mvugo. Isekuru igenda gihereza abandi abize communication. Uzi ko uko message iva ku muntu cyangwa uturuka ku muntu umwe kugera ku wundi, ujya kugera ku muntu wa gatandatu batangiye gutakaza umwimerere wabo, originality. Niyo mpamvu rero Imana yahisemo kugenda uburyo bavuga ngo reke dukoreshe abantu batangire bandike. Nacyo byatumye rero nagushyize mu murongo wo muri Luka igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Luka ajya kwandika ruriya rwandiko, ajya kwandika kiriya gitabo, hari ibindi bitabo byari byamaze gusohoka, hari izindi nyandiko zamaze kuboneka, ariko azisomye asanga hari ibyo bagiye bibagirwa
hari ibyo bagiye batakaza, bituma nawe yongera kugenda, yongera atangira gusubira inyuma, agenda yandika bushyashya ibyo yahagazeho, ndetse akoresha n'abantu bari bahari Yesu yigisha, kugira ngo yongere yandike neza uko byagiye bikurikirana. Nimusoma rero uyu murongo urabaha umucyo ku byo nashatse kwandika muri iyi paragraph. Tugiye kureba ese koko Imana iravuga. Twakoze kuvuga ngo ijambo ry'Imana, ariko hari abantu benshi bakibaza niba Imana ivuga. Iyi nayo ni sije cyangwa ni ingingo uzinjiraho ukadevelopa, ugasesengura cyane twifashishije Bibiliya ndetse n'ibindi bitabo by'ubwenge ndetse n'abandi bahanga mu bya teolojiya tuzagenda twifashisha. Ariko mu magambo makeya Imana iravuga. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza kabiri aravuga ngo kera Imana yavuganiraga na ba sokuruza mu kanwa kayo, ariko muri ibi bihe by'imperuka, aha bavugaga ibihe by'imperuka, bivugaga igihe baba bari kwandika biriya bitabo nyuma y'uko Yesu asubiye mu ijuru. Ibihe by'imperuka Yesu, Imana yavuganaga n'abantu bayo mu kanwa ka Yesu Kristo. Igihe Yesu yarimo kwigisha, Imana yarimo iravuga. Ariko twakongeraho ko Imana ivugana natwe muri iki gihe ikoresheje ijambo ry'Imana. Ibyo tuzabireba. Hano rero nanditse ngo Imana iravuga. Ibyo ni ibintu tutashidikanyaho. Abantu bemera Imana ntabwo tukwiye gushidikanya ko Imana ivuga, ahubwo iravuga kandi ikavuga mu buryo bunyuranye. Ubuhereye tugiye kubureba mu mpine, ariko tuzakomeza kubureba ijambo ku rindi. Umuntu Imana iramuganiriza, ishobora kumuganiriza binyuze mu byanditswe byera, nk'uko muri kubibona. Inspiration, Imana ikamuganiriza indirecto cyangwa mu buryo buzimije, mu buryo buziguye, ariko ikaganiriza umuntu. Imana ishobora kuganiriza abantu ikoresheje ibitangaza. Wabona igitangaza Imana igukorera ukavuga ati koko Imana imbwiye ibi n'ibi n'ibi, Imana iranyeretse, Imana iranganirije. Imana ituvugisha turi mu nzozi, dreams and vision, mwiyereko ndetse mu nzozi. Imana ishobora kudutumaho abamarayika. Ubu ni bumwe mu buryo natoranyije, hari n'ubundi, ariko ni mu buryo natoranyije bwa rusange bushobora kumvikanaho twese tukabumva. Buri muntu wese arebe ese muri ibi byiciri tuvuze, niba utarabona umumarayika, Imana iguha umumarayika. Ibyo ari byo byose uvugana n'Imana mu nzozi cyangwa mwiyereko. Ibyo ari byo byose Imana ishobora kukugisha mu bitangaza, cyangwa se Imana ikagukoreramo n'ubwo utabimenya uburyo bwa inspiration, ukajya ukora ibintu, ukajya wiyumvamo ibintu ukabikora cyangwa ukabivuga kubera ko wabihumekewe n'Imana. Imana ikaguhumekeraho umwuka wayo, ugakora ibintu cyangwa ukavuga ibintu ushobora gusoma ibyanditswe byera. Byose tuzareba ni gute umuntu yamenya ko Imana ivuga, ni gute umuntu yamenya uburyo avugana n'Imana. Umuntu wese uri ku isi yuhamya ko agira uburyo bwihariye avugana n'Imana. Tuzareba ese koko umuntu wese yavugishwa n'Imana, cyangwa hari abo Imana ivugisha kugira ngo bajye kubwira abandi. Ubwo buryo nabwo bwahozeho, ariko tuzareba niba bukiriho muri iyi minsi, kuko nabyo biri mu bintu bigoye abantu kwirirwa biruka basanga runaka, biruka bajya ku musozi runaka. Tuzareba kuko hari umusozi Imana igenda igahagararaho, aho ibyo bise ubuntu bushaka rezo. Hari imisozi dushakiraho rezo. Ese hari abantu bagikora mu buryo bwa gihanuzi? Tujya kubaza. Imana ihabwa icyubahiro. Rero reka nsoreze aha ngaha mbibutsa ko niba unyuzwe n'iki kiganiro kandi ukaba wifuza ko ibiganiro bitaha bizarushaho gutegurwa neza bikanakuryohera, kora subscribe kandi bwira bagenzi bawe ko hari chaîne ije gutanga umucyo ku byo abantu bibaza. Niba ufite ikibazo gikomeye wumva ukeneye gusobanukirwaho, jya muri comment ucyandike neza. Numara kucyandika byahindura gahunda y'amavideo turi gukora, tukabanza tukaguheraho, tukabanza tukagusubiza ikibazo cyawe vuba, noneho tukabona gukomeza. Izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Nagushimiye rero ugiye gukora subscribe, nagushimiye ugiye gukomeza kubana natwe kuri iyi channel. Ariko dusoza, reka tubabwire ngo ese koko Imana iravuga?
ni iki cyanyemeza ko Imana ikunda? Video ikurikiraho iratwereka neza uburyo Imana ivuga, uburyo Imana ituganiriza, nawe uzabasha kumenya uburyo Imana ituganiriza. Ubutaha niza kuganiriza uzamenye uko iganiriza. Muribuka muri Bibiliya umuhanuzi Samweli, Imana yaramuhamagaye, akagenda akajya kubwira Eli ati ndaje databuja uramamagara. Uvuga ati reka ntabwo ari ngiye kuryama ntabwo nguhamagara. Akagenda Imana ikongera ikamuhamagara, akongera akabyuka akajya kureba sebuja kugeza ubwo yarambiwe naza kumenya ko ari Imana iri kumuhamagara. Nuko aramubwira ngo genda nongera kumva ijwi ubwira uti databuja mbwira kuko umugaragu wawe mwiza amatsiko. Amen. Turagira ngo tubahe tubereke basobanure mubashe kumenya igihe Imana iguhamagara, igihe Imana ikuvugisha, natwe twiteguye kuvugana n'Imana yacu. Amen. Turashoje rero twibutsa gukora subscribe. Reka dusoze tubabwiraho ibyo tuba twabagejejeho tubikura. Aya masomo tugenda tuyategura twifashishije Bibiliya yera yo mu 1993, tukifashisha iyitwa Biblical Research Library yo muri 2012, tukifashisha Teachers Bible yasohotse muri 2011. Reka rero mbashimire, murakoze. Imana ikomeze kubana namwe. Ciao naho mu minsi itaha. Ukore subscribe kandi usharinge, wandike comment yawe kugira ngo tumenye ibyo mukeneye aho twateguraho. Imana yahabwa icyubahiro kandi Imana ikomeze kuba umugisha mwinshi.